Ndi papa sava. Nibyo rero narindi kubabwira kandi iki kibazo n'umwaka ushize twarakigize. Niba bamwe twemeje ko turi busohoke tugasangira umwaka urangiye bamwe ntimubyumva sinzi ikintu tuzakora nyine kugira ngo mwumve ko tugomba kujya duhuriza ku kintu kimwe kandi tukagikora. Hanyuma abantu badatanga murabona turi bubigenze gute? Abantu mudatanga itsinda mutaritangira ku gihe nkawe ucyunguye ikirimbuzo we tumaze iminsi tubipfa n'umugore wawe. Sinzi ukuntu bizagenda. Ibi bintu tumaze igihe tubivuga. Umuntu udashoboye gutanga imigabane nayigurisha ababishoboye avemo. Birangire kubera yuko nje muramvu. Ariko reka nkubwire daforo. Byo kintu bivugira mu masava. Yego. Nyine niba tatanga ariko igihe ntikigera ibihano se ni mubishyiraho. Ibihano ikibazo daforoza reka ariwe ntangaho urugero n'umugabo twakabaye tureba n'impamvu umunsi twahaye sasa umunsi twahaye ni sasa na madudu twahaye amafaranga yanyu yarariho ntago muzigiye mwayabahereye ibi bintu ariko twabasabiye watanze amande ikibazo n'imbabazi twakabaye tukureba umuryango ikibazo wahuye nacyo umva amasava mukurikiza amategeko y'itsinda kuko harimo ibihano nyine ibihano bizakatwa mu bwizigamiro. Oya kandi ikindi ese harya ntabwo dutanga ingoboka. Nyine banza wumva ariko mujye mutegereza umuntu abanza avuga icyo yategereje nimukajye mumuvugira. Ngaho uvuga ibyo naringiye kuvuga usoba. Oya nawe reke ntambara. Databanza ubyumve. Kandi ibintu byo guhangana mujye mubikuraho ngo kuko guhangana nta kintu bikemura. No kuvuga ngo murabizi ko buri gihe duha umuntu. Niba duha umuntu ahubwo ikintu twakagombye kureba niba ari abadatanga zangoboka arizo dukoresha dusura ababyaye urumva dusura abarwaye izo nicyo kibazo kuko zirangoboka nizo zigenda zikirunda zikabyara umugabane shingiro tugiye kugabana. Nawe yarabyaye ariko siko nta mubaraga we nawe yarabyaye rwose. Wibuka ko ibintu byose muri kuvuga ninde muntu weruka amakuru ya Kidomange bazi tubana nk'amagare ubusura Kidomange ntabwo uyivugisha kuri telefone ariko nanjye simuheruka. Kidomange amaze nk'amezi 8 ntamubona. Mwongere mutora amategeko kuko twabikoze nk'itsinda ariko tunagira ngo hamwe n'ubuvandimwe niba mwarabimenye pastor amaze iminsi mu bitaro. Pastor yararwaye ejo avuye kwa muganga nawe na wa mwana wavuye kugemura. Yego pastor yararwaye dufite abantu babiri babyaye dufite umuntu tutaza amakuru ye hariho Kidomange dufite na pastor urwaye. Aba bantu turabasurira rimwe niba mudatanga amafaranga ku gihe murumva ingoboka izava he ko muzi neza yuko dutanga 2 buri muntu buri kwezi nyuma mu gihe cyo gusura umuntu tukongera tukitanga ni muramutatanze 2 bya buri kwezi tukazabona ayiyongera basi ngo tujye gusura abantu. Banzo rero muri kese amafaranga arimo tune gupanga ibyo bikorwa byose. Amafaranga ari muri kese ni 800 nteranyije nayo mumaze gutanga 800 igihe twahereye. Cyo mwaherese mwata wewe watanze. None ntibayandika. Tanzangari kirarane gifite. Ibyo mwitsindaho. Hari kirarane mfite. Ubu nyina gitari raheruka gutanga. Ndimba ataheruka gutanga. None kandi mumenye ko Ndimbata dufite amafaranga. Ndimbata afite amafaranga ikiyongereyeho none mu bantu bari bubanze tubanza kugeraho pasiteri tumugereho mbere niwe urwaye yego n'ababyaye tuzabasura ariko mu kigwa mushyiraho pasiteri mbere mubabarire mu weseriye tujye kumwishyura tujye kumwishyura ariko uzi gufata ideni yafashe ukongeraho ibihano byose umugore we tukama amafaranga nayo akajya kuyanywera aracyarimo ibintu njyewe ngo ndi insina ngufi tuzasura pasiteri tuzabanza pasiteri tuzabanza ababyeyi tuzabanza umuntu uri kwa muganga ntabwo ureba ukuntu azakimbagira aho ndebera wakirimbuzi ndimba ni kari ariko ndimba bundi izi nama ntago ziba zikureba izi nama tubwira ubundi kibazo ufite hagarara aho ngaho unsimbura zamureba gute se shanura
ubu nituguca amande niko yamucanye ntabwo yamuciye ariko itegeko niko ribivuga kureba itegeko kureba iminsi yarengeje arangiza mukamubarira amafaranga none yakwanga kuyishyura wenda akaba ari bwo wenda muvuga ayo magambo tugashyiraho no gukerera umuntu ashobora gutinda ariko yaza agatanga amande n'ibihano ariko se ntahaburi bakabyivuza na wa mugari ntahari nta kibazo ari buratamuze nta wundi usigaje kugira icyo avuga se utegereje iryawe kubaha nk'umusaza none se ikibazo ni iki niba ari njye mwari mutegereje hanyuma nagira ahangaha nkumva murimo muravuga ibihano amande ndimbati ntago se amategeko y'itsinda ntuyazi hanyuma nta mategeko yagenga asahari none se nyine biba bavuze ibihano ntabwo bijyaho ku muntu wasibye utayubahirije bigenda bite ibihano hanyuma se hari ubwo nanze guhanwa ariko kuki mukunda kwiyahuza amagambo ni ukubera iki nk'ubu ngewe hari igihe muba mugira ngo ubu nama bwanyu nibwo umuntu abamo bwonyine oya ntago mbasuzugura mugabanye amagambo umuntu aba afite ahantu henshi ari mureke mbaho ubufaranga bwanyu urumva mwagiye mwitora nk'ubu nk'ibintu mwamuvuga ntimuzi ibibazo by'umuntu ahubwo mwakagombye kumenya muti ndimbati kubera icyo atazi ariko mba nk'ababeresha ntaribi amasava abare n'ibihano byose abare n'iki ahubwo ntibashyiremo irindi tegeko ngeramo irindi nabwo ndi kwishyurira turagendera ku mategeko zacu wakarikiriye neza se bamasava nari ko ari umubyibuho gusa no mu mufuka arabyibushye ngo y'ibihano ngezemo nangahe 10 nangahe 16,500 ongeraho na 2 byo gusiba inama uyu munsi se 500 ugashemo igitengera usiketse mu muco yo gucererwa mwese kuvuze na 500 wafasha umva waziye kugiye niki ndumva ari wowe doni nishyuye 20 uzashyiraho n'iby'ikindi gihe akira yatangiye ayatange se mu ideni rye yishyure ndumva ari wowe wazamutse cyane ni 20 uzabare n'ibindi bihano nibishiramo muzambwire mbahandi akwaya nayo ibihano okay nayo ibirarane nayo wowe ngo hayi ibirarane ibirarane nese ruka gutaza uzi imibare nyine nese umuntu utaje 60 ni 60 mama sareba neza mwikayi rwose nibyo arabizi nego 60 bamusubiza imigabane yose iyi bagusubiza amafaranga ntabwo tuba twaje gupinga nyakwigendera babanje kwiga waguzi yawe nyakwigendera babanje kwiga n'amazani ndabona ari wowe nawe byabaje ishyura ayibirarane so uvuze 60 kuyibabariramo ariko 60 nta kibazo ingoboka ngo nangahe 12 nirwa muvuga bose ni kangahe bamubwiye ngo ni inyogoshesho ubwanwa ku buryo wabiraka nirwa muvuga umusozi wose ndimbati yambaye ikimina nta nubwo muzi gahunda z'umuntu tuba dufite ahantu henshi tugenda turi watangiye nese mu mwaka saa y'ingoboka ingoboka ni 12 akira uzagoboka abatishoboye aguhe na 2 byo gusiba inama bingahe ariko se ugira ubwenge amande banciye n'ayiki wese uranekereza niba nta bwenge ngira urasa naho ni nabwo ngaho ufite bwinshi noneho umva yaduhe perezida w'itsinda tangira rimwe nk'amezi nk'atandatu ntangira rimwe kubera iki ninda gutangira rimwe tuzizera gute kuzagaruka ariko se nimwitonde ubushenje unshyizemo umugozi ntago mbishyuye muri bangahe muri bangahe ntago se itsinda nturibamo ntuza barimo nuza abanyamuryango bose
ariko hari abataje ntago muri 11 umwanya nimba tuyazanye ntago muri abantu 11 simwe muri hano digi nakubwiye ngo kwiyahura ni muri Nyabarongo aza wakwiyahura ufite amafaranga ngare data twibwire ndemba wa mugani uba barajye kwiyahura kuki wansuzuguka amafaranga ariko ibyo bintu muri munini ugende wibesheho akira ugende wibesheho ndimba nanjye nta magambo menshi nari ugende wibesheho akira ugende uhahira urugo ariko nakuvugiye wewe wageze aho wisubiraho ugende wibesheho ntago nigeze mvuga nani wavuze murakoze nyakwigendera uracyasakuza bakuremere wamusuzuguye fata muhereze yanyihere ndimba nta magambo nawe nashaka niba babarira gusa ntuzongere kuraranya twitunze we tuzadusuzugura wowe uri umuntu w'umugabo ndimba wanyongeye noneho murumva president wowe nta nubwo munganye ubushobozi reka nkubwire sha nkubwire wowe mukakirimbuzi nawe digi ese ndimba usura nawe ukinera sha ndimba mukomeze inama wazanye bitanu tukajya kogoshesha digi ndimba mukomeze inama ubwo mwese ko yatanze ariko ndebere harayo warinze ese kuyanga wowe ase mwangije imwe nago bajya babasuzugurira ubuntu cyangwa bakabatukira ubuntu mu bari imigabane twipotetse ibi ngibi ariko muragayitse umuntu niba yishyuye ibibazo yari afitanye natwe birangire kigeze nuko baraduhaye watuje bari banyujije ndimba have utarengaho ngaho ndimba vayo hano ngwino izane ndavuze ngo izane ngwino umva ndimba ntubona ibiri ufite nawe turi mu muhanda ntureba n'ibyo afite ibwirize rero ihangane ariko nawe ndi umuntu w'umugabo niba udashaka ko twigeze tubana nabi niba tutarabanye nabi ibyo nkoreye ni byiza kugira ngo nguhereze ihene nurangiza umbeshye ngo ugiye kwibanguriza warangiza amafaranga ukagenda ukayanundwa ukayigurisha urabona nshobora kwisonda iki kwa boss n'iby'abagabo ariko n'iby'abagabo man gira varo niba udashaka umukozi isoni niba udashaka umukozi isoni ndimba ati kumva mu nzara kwawe ubonye Imana ikugeza hano ikumva no maboko yose nsinyiza ndavuze ngo ariko rero urabona aha hantu ni mu muhanda wagira kabisa hagize umuntu uzusanga wafashe ibintu ni bibiri nayo magambo turi kuvuga ngugira vavarira sindi umuntu mwiza umuntu mwiza ntago ndi umuntu twari turimo dukina ngo hatunge abagira ngo nyumvira urabona kubera Ramazani nyine ntawe uhari muri iyi minsi hatunge ubu twari turimo dukina twatuntu tw'abana nyine agira ngo nyumve ko ngo waneke waheri usakuza hatange twayamato tugira ngo dukina Ramazani mu bintu byinshi vugisha ukuri niba udashaka kwiraburiza cyangwa umbwire hasoni ni ikihe kibazo gihari se umugabo yaraje ati hatunge imbabarira ntizihene inge kubanguriza yanjye ihene kuko nimbate nsanzwe muze mvuga ni umuntu w'umugabo yasekurume se wambwiraga niyo yanamuhaye ngo ni icyoro ngo yayibonye ngo arayikunda isekurume naho meyu ese ugize isekurume ugize ibyenda wasize hariya ntiwaje kubitwara ugize ibihumbi byanjye 200 ariko mugabo tugufate dute tugire dute hane ngo Ramazani ntahare ngo uri gukina na hatunge urakina na hatunge se uri umutwe w'ihene wowe arimo arakotsa mereza amafaranga yanjye dirigite mereza amafaranga yanjye ndimba ninde ndi kubwira ariko
ibintu twabirangiza mu mahoro ni ngaho uvuga amahoro ujya kuma amafaranga yanjye amafaranga yanjye ari nayashaka ari hehe ari urumva nyine kuvuga ngo ari hehe bwo sinavuga ngo ari hehe ntayo ufite ntayo wikimba nta mafaranga nayo maze kuyatanga mu kimina agufite amafaranga nawe umaze kuyatanga he mu kimina niho utanze amafaranga yanjye niho nyatanze ugende mufata aho ngaho ujya kunyereka amafaranga ahantu ushyize amafaranga hute sambuka n'imbaraga kabisa ukajya uzana ibintu byo gushaka gukinisha ubwo rero kugira ngo dutahe tujye gutekera abagabo aba bafite ariko nka sasa ndabona atangiye kundeba nabi na madudu Dafi wowe na Kirimbuzi nimwe muturanye na Kidomange dukeneye ko mutumenyera niba Kidomange ari amahoro sibyo cyangwa ufite umwanya yakwihuta kujya kumureba turaza kubimenya ahubwo tukaza kuri ikibazo cy'umujane bamukiririyemo ababwira ati mumugurize oya diaspora kumuguriza nose ko tugomba kubyigaho tugomba kuzuza imigabane komite igomba kubyigaho tugomba ntagize biya se ko baje bamufashe kuri to cyampaye amashati batereye hejuru wa none amafaranga kudupfa ubusa ndetse bigi presidente siwe presidente kuhunga ndetse muragira ngo gena uyu sabaye iki havuye harama amafaranga yanjye yameze ayahe mafaranga boss nta mafaranga asa guhaye amafaranga ubahaye nta mafaranga umbwiye ngo ubahaye umukire niwe batwaye kuriya amafaranga yego dore waciye igipesu cy'ipana ndetse byageze bite papa sava wakwatsa amafaranga yanjye ukama nkigendera ari inkoni muriho sinagaruye bavuga bavandi nkashubije ayo mafaranga nkakemura akabazo abavandimwe b'abakene gese ubwiye nzi ko abavandimwe bawe mbese amafaranga yanjye wayahaye ndetse ngo iki amafaranga ari muri abo perezidante namuhaye ibirarane 60 n'ay'amande nyine 20 n'ayo yo kwizigama 15 ayandi ndabasengereramo agacupa namwe twumvikane niba muzi ko ibyo bintu byabayeho umenye ko mwariye akatagabuye nimukemura ikibazo nawe dutera ubwoba kuko ntabwo ari ubwoba uyu mugabo amaze hafi amezi 6 adatanga ikimina amaze amezi 6 adatanga ikimina ubu tumubonye natwe tambuka hanganga amafaranga tuyejeje ni bande usengereye wowe ni bande usengereye oya ngiye mbo yasengere ndimo guki yambaye yayaguhaye wowe nande ari deni wowe nande jewe wanguriye agacupa njewe amafaranga y'abandi yatanga amafaranga y'abandi nawe yatangira subiza sibyo usubiza nawe niko magambo nubwo batari kubyemerana yabahaye sengera agacupa nabaye wasengera usengera wasengera yanganga ndashinga arabyina bose kereka jya wamaye amafaranga wowe kereka digidi nanjye ntabwo ndimo turukwasi winunga urutoki wese ndakuvuze bose abangaba bose babasengera yangaya ngahese amafaranga wowe nahaye 5 nahaye 10 amara murimo muraseka mu bikomeye ubu ku buryo ufata reka tujuriranye 60 tukajya kubisengerera abantu uzi ko ndimo amafaranga 200 wayamuhaye utaho utambwiye yamuhaye 200 utabimbwiye wari ubizi ko azayakwishyura nahise ko yaraje hariya arambika umufuka w'imyenda
umufuka w'imyenda irimo harimo amakote n'ibiki byose se arambwira ati rero mpa amafaranga 200,000 ngiye narebyemo po mbona nkabiya binabaye yabyibye wasobanura iki koko ubu baje bakabisanga muri iriya nzu papa sava wabikuye hehe wacuruza imyenda wabikuye hehe wabikuye nk'ibintu nyine byo kurangura wararanguye se sinababwiraga ngo ni igisambo fotore dushyire ku masitara narakubikiye wari ubikuye nibyo nkubaza wararanguye narakubikiye nta nzu ugira se ku buryo ari kubibika ndakubaza wari ubikuye wari ubikuye oya umva njye kuntu yambwiye yarambwiye ati ngiyi imyenda iyi myenda ihagaze hafi 500 ndareba sanga harimo amakote meza pe y'urugero n'iki byose arambwira ati rwose mbikira bumaye 200 mpitenza ndaza gukura imyenda hanganya kuzane urarangije uje kuyasengeramo no kuyataga gusa ayasengera avuga ngo iki baransubiza ubugabo bwanjye ko ayamaye avuga ngo ndimbwa ese wamugani uriya mugabo utesheje agaciro imbere y'umugore yamubise bitana amubise bitana amubwira ngo ni ubugabo bwanjye mureke twumvikane ayo muzi ko mwahawe atari ayanyu mukaba muzi ko mutarayarya ni mube mbo yamusubije nubwo kuri kuvuga ngo tuze uzi yuko atungi yamutije yasekurume uvuga ngo agiye kubangurira nayo akaba yarayijyanye irahari se nawe se atungi amufatiye iki erega sanze bari kugenda barwana none uyu yankubise amaso aravuga ngo baba bari gukina ngo bya bindi ngo by'abana ngo kubera Ramazana adahari bimwe by'abanyeshuri ngo niwe babikina uyu ati ni ihene yawe none uri kuburana uragira ngo bigende bite reka mbere kubafasha ngiye kandi nk'abantu b'abagabo ngiye mfite nimero ya Lideburandi ngiye kumubaza hano hepfo ku isoko niba ari ibintu byibwe turasanga ari iki gisambo cyabitwaye yabyihorere wijya guperereza twebwe ntabwo dushinzwe iperereza tugende mu rugo uretse tugende mu rugo wikorere kiriya kizigo akikorera agishyira ku mutwe ufate n'ikiziriko cyerekana yuko watwaye ihene tumanuke kwa mutekano ibindi nibe ariko se papa sava icyo cyemezo ufashe amafaranga ko akiri hano ko none se turajya kuyabo byaza kandi umutekano nibo bashaka kuvuga batabo bantu yasengereye ni muyazana papa sava mu by'ukuri ni uko tubihakanya ariko amafaranga arayaduhaye papa sava suko ari by'umugabo wawe none se ntayaduhaye uzaduhaye tuyamusabye mwabanje mukumva icyo nshaka kivuga nta mafaranga ngiye igezamo araje oya atanazi garuka hanga ubwo wari uburayibonye icyo kurya umva rata papa sava amafaranga araje yishyura 60,000 z'ikirarane yararimo yishyura 15,000 ibyo twabyumvise muduye umwanzuro noneho arangije kwa kwiyemera kwe no gutukana ngo akira ngo genda ngo kugaburira umugore wawe ngo wagira ngo mwaraburaye undi araza ngo nawe genda wiyondore uriya muduye umwanzuro dukora iki sereka nkubase papa sereka uyu mugabo amwisimbwa imbere y'umugore naho habitana ibyo twe ntabwo bitureba aramusubiza ubugabo nimujyane igisambo ariko wowe nufata nayo mafaranga nyuma bikagaragara ko iriya myenda yari yayize ntabwo njye bingaruka yatwishyura ibirarane byacu mujyane igisambo cyacu nimundekure ntabwo